ureba iki imbere yuko ukundana n'umusore? Njye nkunda sinzi nkunda iki nkunda umuhungu icyambere kinyatira ku umuhungu usenga utora umuntu watwaye n'ibyisi wamba maniga nyine nkawe ntago wanyatira pita uri gutwika inshuro nsenga nta nubwo wanazigeza pita ntago wanyatira wirirwa uriwe mu cyangwe nagiye gutwika ku madrip ntago ibyo byava drip ni nyine niko numva babyita nabyo nzi none nguda musore uri utuje wawe ndutatekereza kuri ibyo bintu nyine utuje cyane kandi ikindi ukora ukunda akazi pana wa muntu uhora ku cyangwa nyine ndiko ku mufuka wapi nyine adashaka gukora ashobora no kuba adafite amafaranga ariko byuze ubona ko yagiye no kuyashaka ikindi rero anyubaha ukunda n'abantu uwo muntu rero niyo yaba akora akazi ko gukubura niyo yaba atakagira naho ko gukubura ariko nkabujya mbona byuka ajya kugashaka nta kibazo pfa kuba nkunda nanone bya nyabyo yego shanda umva ari byiza cyane abasore bari ku madrip hanze aho ngaho birabangiye kiba kijabira igitsere adahumura atageze icyoya aba afite agaparufe keza yambaye udushati nyine twiza nyine ariko bidahinahinnye atambaye bidashire ngo biherena ku matwi ibintu nk'ibyo umusatsi uringaniye utakaraze nkawe byibuze akanajya agira wa muhungu ugira igisokozo gikunda gusa nankunda bwa busore bugira isuku cyane bwereka agasokozo mu mutwe oya akantu kamukora kiryagagura agapasi oya no ntago mbikunda aho uteye pasi buri munsi oya nyine aba bisanzwe sempre cyane najya nkunda umuhungu nareba urukoto yambaye nkamwanga nimero nako yambaye congo nkahita mwanga mwangiye congo gusa nyine n'ubwana nyine ntago ubukunda nkareba urukweto nkatavuga ino nkweto Jordan namusore ko asobanutse sawa ariko nabona yambaye nk'igicongusha niyo yaba ari umusore mwiza yaba avuga ibintu bizima nkumva nyine aransebeje ariko byo bari ubwana nyine gusa bari urukundo bibaze nko kurora congo nibyo ngibyo ari umusitari wo mu Rwanda ujye ubonamo izo criteria ushushanya ubwo bwoko bw'umusore ubushaka ubona kabisa agasatsi aragasokoza ukabona yambaye agashati gasanzwe n'agakweto gasobanutse nyine hari hagati na hagati barahari ariko ntabwo mbavuze batazajya bagira ngo bakajya bambona akavuga asera twe yajya agenda ukabona yanjye ruhande agahindura ingendo ya barahari yabyibye ngo uziko se yanyemera ngwemera ahubwo basa nkanjye cyangwa telefone ngo unanitse umucecu uko numushoye waronci nzaje nze tubivugane neza gutyo oya ntabyo mvuze ariko bararisha beza ariko uri umuti w'amenyo ese ko bibera umuntu ni ibintu birenze oya reka abasore mu Rwanda ntabwo uzi ukuntu biyumva ibyo bintu mbivuze yahita asara ndabizi ko yarampamagaye ni n'umwe ariko ndwiyumva ni nkabangahe mvuze navuga umwe ariko ni nkabangahe se reka numve umwe ariko hari ubundi mbona bikabije oya ntabyo mvuze barahari hari igisore cyiza hari ibisore byiza mu Rwanda kabisa kandi kiba muri diaspora cyande icyo gisore nyine cy'igisitari muri diaspora n'abahise ubwo bataba mu Rwanda badakorera ubusitari bwabo mu Rwanda baririmbyi kuri ntabwo cyangwa se numvaga ari ikirimbo cyiza akose ko mbona bavuga ibintu nk'ibya Bruce Melody dukunda ntabwo nari nyizi ibiki bya Bruce Melody umusaza Bruce Melody nemera ukuntu aririmba uzi ukuntu nkunda ukuntu aririmba ukumva hari ibintu avuze nabivuge ukumva hari ijambo ashaka kuvuga akarihina none niyo ndi nabyumvishemo ukuntu mana we umusore aranze yanduje umujyi Bruce Melody aranze yanduje abantu yangije abantu ni ukuri nanjye tuzajya tujya kuvuga tugiye kujya muduha interview z'igishinwa nadisamingo
ntabyo mvuze no kujya nanga ibishinwa nk'ibya Bruce Melody yazi ku ma TV zi ku ma radio zi ku ba newspapers bagomba kubohokera itangazamakuru. Hari ibintu biba ngombwa ko utanga amakuru, sibyo? Ibyo ngibyo ntugire ikibazo cyo kubivuga cyo kuyatanga. Rero basobanukiwe. Ikindi ku bantu bagiye biteza imbere, abantu bagiye biteza imbere, I mean ku bantu babakire bafite amafaranga yabo, ibikorwa byabo ntabwo bizamenyekana kubera abaturage baza kubireba gutyo gusa, sibyo? Bizamenyekana bitewe n'iki? Bizamenyekana babicishije mu itangazamakuru, icyo bita advertisement. Rero mu itangazamakuru nuzanamo produits zawe zigacamo, abantu nk'ubu nkatwe abadukurikirana barenga ibihumbi magana ngahe, sibyo? Rero nk'ikintu cyaciye kuri TV wenda tuvuge nk'amahumbezi, I can tell this man ku mahumbezi, niba ukeneye kamibwe mu Kinyarwanda, niba ukeneye ko business yawe cyangwa se igikorwa ukora kiri economic kigira kuri buri muturage vuba, you can keep my contact below this video. Munsi ya no video uzabonamo contact zanjye. Niba ukeneye ko business yawe iba advertised cyane ku buryo buri muntu wese ayimenya, ca ku itangazamakuru, by'umwihariko Amahumbezi TV, they can help you kugira ngo buri muturage wese amenye ibikorwa ufite ko bikora na promotions zihari, amahirwe hari, ibintu so ibyo byose rero biba mu itangazamakuru. Abantu no se, do you know why nigeze mbona Nkusi Grace yambaye mask yanditseho Visit Rwanda? Watekereza se bimaze iki gufata Visit Rwanda bakandika ku mupira w'umukinnyi akakina? Kwamamaza. So iyo wamamaza rero amafaranga arinjira cyangwa se ibikorwa byawe biramenyekana, inyungu irinjira. So basobanukirwa itangazamakuru ko ari umurongo mugari cyane wo kunyuramo ibintu byinshi kandi by'iterambere. Yeah.